hano imburizagwa ibimenyetso byerekana ko yaguye turabireba mwese mwitegure kurangiza imirimo imburiraje igeze hasi murebe hatagira igisigari inyuma mujye muvuga mugumugara iyo mvura niyo Nowa yavuze izaba inyanja y'amazuku izahinduka urupfu rwa kabiri n'igihano ku banzi bose b'Imana Uwiteka agiye guhora inzigo atendesha isi yose umujinya we ararema ijuru rishya n'isi nshya ibibi byose azabikuraho umunsi w'amarira n'amakuba urahorera none ugeze hafi umujinya we yagutera Yesu niwe hema ry'ubwugamo abari mu murima nimugire umwami wacu Yesu Kristo nashimwe yemwe mwese abateze amatwi ubutumwa bw'uyu munsi yemwe abo turi kumwe muri aka kanya Imana ibaho umugisha kubwo kwitanga kwanyu namwe rero muzabyumva nyuma umugisha no wanyu kuko ntabwo bijya bibura uwo bifasha ndabasuhuje rero kandi ndabaha ikaze mwese nta numwe mvanyemo ikaze uyu ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo twumve icyo mwuka atubwira mwuka w'Imana mwuka wa Kristo Yesu umwuka wera imbaraga z'Imana ubwenge bw'Imana uyu ni umunsi twaremewe kugira ngo buri umwe wese agire icyo akoramo wowe wiyevaruwe uyu munsi wakozemo iki nanjye nuko ndabibazwa rero ntabwo twaremewe kugira ngo dute igihe ntabwo twaremewe kugira ngo tuvuge ubusa ntabwo twaremewe kugira ngo dutikure ntabwo turindwa kugira ngo dukore ubusa hari impamvu uriho hari impamvu uhumeka kuko abandi ntabwo bahumeka nyine hari impamvu uri muzima iyo mpamvu nugira ubwenge uzajya uyibaza Imana uzabaza Imana uti kubera ikindi muzima aho niho umwana w'umuntu aba yihesheje agaciro naho ureke ibyo babeshye kuki uriho muri iki gihe kuki abandi ntabahari nyine kugira ngo wiheshe agaciro ni ukumenya ngo uhari kubera iki uhari kugira ngo ukore iki uhari kugira ngo wirirwe utikura uhari kubera amazimwe uhari kubera inzangano uhari kubera ishyari uhari kubera kugambana uhari kubera iki kuki uhari kuki mpari niki umaze umariye iki ubwami bw'Imana mwisi niki umariye Imana kugira ngo ikurinde yumve kunezererewe ikongerera igihe cyo kubaho muri isi iyo to evariwe urebe ariko uzi ko ari byo kuko uzi ko Imana ishobora gukomeza kundinda kuko ndi umumaro cyangwa se ntabwo conscience yawe yakubeshye utumva iyi si nyibereyemo kwanduza abayirimo nayo ubwayo nkayanduza niyo mpamvu ntagomba kuyihamamo ni ikibazo twese tubajijwe tekereza neza wowe itekerezeho mbere yo kugira ngo utekereze ku bandi umaze iki wumvise Yesu Kristo bakubwiye ko Yesu Kristo yagupfiriye ku musaraba umaze kubyumva na abantu benshi byaguhindukiye indirimbo ndetse waranayihaze yaragukunze reka nkubwize ukuri wowe upinga ushatse wapingura Yesu Kristo ni muzima Yesu Kristo yaragupfiriye nawe icyo bigusaba ni ukwemera ko yagupfiriye akakumenera amaraso urubanza yagombaga gupfa
akarugupfira urwo wagombaga gupfa yagiye mu mwanya wacu. Uko ni ukuri kuzuye. Kugira ngo wowe bigukorere nuko wemera icyo gitambo cy'umwana w'Imana wagupfiriye ku musaraba. Ndacyemeye, ndizera ko wamfiriye, ndizera amaraso yawe, nyandika nanjye mu gitabo cy'ubugingo, nyandika mu bazaraganwa ubwami nawe. Yemwe, ese mwari muzi ko ubutumwa bwagoretswe bugapfukwa, idini rikagaragaza ibindi bitari bwo? Ubutumwa bwiza ni ukugaragaza Yesu Kristo wabambwe ku musaraba inyabihanga, kugira ngo yireherezeho amahanga yose umwana w'Imana nzima wapfiriye abari mu isi. Ntabwo rero bigutamika gusa, ntabwo abikuzana, ntabwo yagusinyiye ngo muzabane gusa. No, hari icyo ugomba gukora. Nubwo agakiza ari ubuntu, ntabwo kagura. Kwizera ariko kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo ari ririmo kumva. Kwizera nibyo usabwa, nibyo byananiye benshi. Impamvu umwanzi nawe arahahagaze. Dore yatangiye gukura abantu mu mihamagaro, dore yatangiye gutatanya abantu, dore yatangiye kwiba abantu nk'uko ari umujura, akaba yica, akaba arimbura. Yatangiye kwihindura marayika w'umucyo mu buryo bugaragara. Niyo mpamvu bakristo, yemwe abamenye Imana, yemwe abayishuriwe Yesu Kristo, abayishuriwe n'Imana, tugomba kuba maso ku myuka irimo kugendagenda yihindura ukundi. Yesu Kristo niwe byose muri byose. Yesu Kristo niwe mugisha twahawe na Data wa twese. Yemwe abarimo kumva, reka narwanye n'iyi titire, nanashyizeho titire y'imivumo, kuko n'ubundi iyo mivumo niyo tugiye kureba, ari nayo aba bategetsi benshi bagiye gupfa, bagiye kuzira. Nari nashyizeho titire ngo y'imivumo mu y'ibi ibihugu ya no, vanaho iyo titire, shyiraho gupfa kwihuza kw'abategetsi b'ibi bihugu. Abategetsi b'ibihugu ntabwo ari abaperezida gusa, abategetsi b'ibi bihugu ntabwo ari abaminisitiri gusa, ntabwo ari abadepite gusa, ntabwo ari abasenateri gusa. Abategetsi b'ibi bihugu ntabwo ari abantu ngo bafite ngo de poste. Abategetsi b'ibi bihugu, Petero niwe banditse ngo urubanza rurahera mu nzu y'abizera. Impfu zihereye mu bapotre, biyise abapotre, cyangwa babigizwe ariko bakabikoresha ukundi. Impfu zihereye mu babishop, babyigize cyangwa babigizwe bakabikoresha ukundi. Impfu zihereye mu bashumba, babyigize cyangwa babigizwe bakabikoresha ukundi. Impfu zihereye mu bahanuzi, babyigize cyangwa babigizwe bakabikoresha ukundi. Ngizo impamvu ni iyi bagiye kumera gutyo. Abakuru b'ibihugu, ababungirije, abandi babungirije, n'abandi babungirije, umva, byinjiye no mu mbyaro zabo. Yego, byinjiye. Uko ubifata kose bikubera uko nguko. Icyo utari bwigizeyo, icyo utari buhunge, icyo utari bwiyambure, ni ukubirebesha amaso vuba cyane, byihuse. Ni ukubirebesha amaso, kubyumvisha amatwi byo ntawe ufite ubihungira, kuko ndagusabira ngo ubeho kugira ngo ubyumve, kugira ngo unabirebe. Mwari muzi ko Imana yashyizeho akadomo? Mwari muzi ko hari icyiciro cyashojwe abantu bakaba barimo kubyina sakanyusa? Mwari muzi ko iyo aba bantu bari babizi, cyangwa se ababizi bakabiha agaciro, nta muntu n'umwe, nta dini na rimwe rya sirimba, nta dini na rimwe ryakoresha igiteraniro,
haba mu Rwanda, haba mu Burundi, haba muri Kongo, nta dini na rimwe ryavuga ngo Petero ari uw'i Kaperinawumu. Nta dini na rimwe rishobora kuvuga ko Zakayo yuriye igiti. No. Nta dini na rimwe rishobora ngo kubyina. No. Nta dini na rimwe mu Rwanda cyangwa mu Burundi, baba babizi baba batabizi, bagombye gukora ikintu icyo ari cyo cyose uretse kimwe gusa: kwikubita hasi bakarambarara bagatabaza. Urubanza rurahera kuri aba ngabo, rurahera kuri abo ngabo aba mubona nk'uko bababaje Imana sha, nk'uko bayideturuniye ijambo sha, nk'uko bayiteye agahinda k'ikimungu, nayigiye kubitura ibihwanye ndetse ibirenze ibyo bayikoreye. Niko bimeze. Impfu zihuze zigiye guterwa n'iki? Zigiye guterwa n'imivumo yazimagije abenegihugu, imivumo yazimagije igihugu, imivumo yazimagije Rwanda, izimagiza Burundi, izimagiza Kongo. Buriya reka mbabwire ikintu gikomeye: ibigiye kuba nta hantu bikibashije nta kikibashije kubihagarika. Icyabihagarikaga ni uburinzi. Ni uburinzi bw'Imana yari yarashyizeho, marigre ibyaha birenze kamere, marigre buri kimwe, marigre kuyibangikanya n'ibigirwamana, kuko yo ni Imana nyiribihe. Uburinzi rero, uburinzi, protection, uburinzi bw'Imana bwavuyeho. Niyo mpamvu yambwiye kubasomera iyi imivumo y'abatumvira Imana, imivumo y'abariho umuhamagaro batigeze batunganya. Imivumo nigiye kubyara izo mfu. Imivumo yarazimagije. Nubwo mubona ibyishashagirana, nubwo mubona bambaye neza, nubwo mubona bavuga neza, nubwo mubona bagororotse, ariko buriya ni imivumo. Ari nayo mpamvu ubwo Imana yakuyeho uburinzi, imivumo igiye gukora akazi kayo. Ndavugana n'abubatse, ndavugana n'abakoze imishinga, ndavugana n'abafite amazu cyane, ndavugana n'abaguze ngo simbizi, ndavugana n'abubatse inganda, ndavugana n'abainvestishije mu buryo bwari bwo bwose muri ibi bihugu, ndavugana nabo ndababaza mbwirijwe n'umwuka wa Kristo ngo nikose ko mwabikoze bikaba ari byiza, bikaba bigaragara, bikaba byunguka, niko mwabishyize mu bwishingije. Mugiye kumbwira Sorasi na Sonarwa n'ibindi byagiyeho nabi? Yebabawe ko mwabikoze. Umva ikibazo kandi gikomeye cyane kirimo kubazwa abagwiza tunga, niko abarundi bavuga, kirimo kubaza abakire ngo abatunzi bo muri isi. Ikibazo murimo kubazwa ko protection yavuyeho. Mwashatse ubwishingizi bwo kurinda ibyo mwakoze. Mwashatse ubwishingizi, mufite ubwishingizi uretse ubwa Sorasi na Sonarwa. Hari ubwishingizi mufite buzarinda ibyo mwakoze. Reka mbashwishurize, ubwishingizi bwagombye kurinda ibyanyu bikazabaho, bikazagirira umumaro abanyu, bikazaba umugisha w'uruhererekane. Mwagombye kubukura kuri Yesu Kristo mu ijuru, hanyuma bukarinda ubwo bwishingizi, bukarinda ibyo mwakoze. Ariko ibyo mwakoze ntabwo byemerera ijuru kubirinda, kubera ko biriho amaraso, biriho amarira y'abapfakazi n'imfubyi, biriho umugayo. Niyo mpamvu muri iyi protection yavuyeho, yajyanye uburinzi bwari bubitwikiriye kubw'ibihe. Imana yategereje ko mwihana, Imana yategereje ko mwatura, Imana yategereje ko muca bugufi. Wapi rero? Sinzi uri bubanza undi,
sinzi niba ari mwe muri bubanze kuvaho cyangwa niba ari byo biri bubanze kuvaho cyangwa niba muri buvananeho. Ntabwo nzi abari bubanze, ntabwo mbazi. Imyaka yose yararizwe n'umuyaga, nimuyigeze muyisarure. Hari abahamya babiri batanu, ibi bihe byo zaravuze ngo nimurandura n'urukungu n'amasaka, bitonde cyane mu gusarura. Iyo mvura niyo Nowa yavuze, irindi izaba inyanja y'amazuku, izahinduka urupfu rwa kabiri, igihano ku banzi bose b'Imana. Bigiye guhirima, imivumo igiye kubihirika, namwe irabahirika. Ndakubwiza ukuri, ndanasenga ndagusabira kubaho kugira ngo ubirebe, kuko nubundi wavuze ngo tubeshye, kuko nubundi wavuze ngo igihe byahereye, kuko nubundi urashaka kubireba. Mana mbabarira ubene uwo nguwo wabeho kugira ngo abirebeshe amaso ye, abyumvishe amatwi ye. Ndagusaba Mana kugira ngo abangaba bubakiye ku maraso, bubakiye ku marira y'imfubyi n'abapfakazi, bubakiye ku mitungo y'abandi, bazunguye bitari ibyabo, banyanganyije ba nyirabyo, ndabasabira kugira ngo byo nibyo urabihitana, imivumo irabihitana. Sinzi niba uri bumbabarire bakabaho kugira ngo barebe uko umuvumo usa. Umuvumo mwubatse imivumo, mwarundanije imivumo. Niyo mpamvu bigiye guhera mu butegetsi. Abategetsi abo ngabo babanza, nibo bigiye guheraho. Benshi baragiye, benshi baragiye, abaperezida benshi baragiye, ababungirije baragiye, imbyaro zabo ziragiye, ibintu biragiye. Mse wambabariye basugasa bakenge gake, wambabariye basugatuza gake, mbere yo kugira ngo ugire icyo ushidikanyaho, saba kenge gake, kuko nawe ushobora kubigendamo. Ibihugu bigiye gusigara n'abayobozi bo hejuru, mu kanya nk'ako guhumbya mugiye kubibona. Hari abo ugiye kujyana n'imiryango yabo yose. Ndimo ndagutera ubwoba nyabusa. Ubundi se usanzwe ufite iki? Mbere yuko ngutera ubwoba ufite iki? Urinde, uri mwiki? Uwanga kumva ntiyanze no kubona, uwanga kumvira ntiyanze n'ibihano. Igihe mwahereye mubwirirwa, abantu basigaye bitwa birirwa basakuza. Imana yaravuze, iravuga, ivugisha n'abasasi. Ariko imivumo ngiye kuyisoma, niwisangamo, nusanga hari yakugezeho, kuko nabwiwe ko hafi abanyarwanda, hafi ya bose, iyi mivumo ngiye gusoma yabagezeho. Niyo rero yirundanije kugira ngo ihirike ibyo mwubatse, kugira ngo yice imareho. Ifite droit legal iyi mivumo. Iyi mivumo yazengereje abantu. Imivumo y'abatubaha Imana, imivumo y'abatari mu mihamagaro yabo, imivumo y'abava mu mihamagaro. Yes, imivumo y'ababwiwe bakanga kumva, imivumo yaberetswe ibimenyetso n'ibitangaza, niyo yirundanije. Irongera iraganira, iravuga iti tugomba kongera kwirundanya, tukaza tugakora ishyano noneho. Yes, ntabwo nari nzi ko imivumo ikora association.
turasoma ivugurura amategeko. Ndimo ndakoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ivugurura amategeko, Bibiliya yera ni Gutegeka kwa kabiri. Imivumo iterwa no kutumvira Uhoraho. Ibice ni 28, turahera ku murongo wa 15. Ndasoma vuba kubera ko ndi busome imivumo nkajya no iri mu Balewi 26 guhera ku murongo wa 14 irajya gusa, ariko yose ni ngombwa ko nyibasomera nuko nguko. Ubu ntabwo nakunda gusoma ibintu byinshi, ariko ni ngombwa ko nyibasomera, nta kundi bimeze. Ni ngombwa. Tega amatwi. Wowe uva Imana yagushize, tega amatwi wumve ibigutegereje. Ntabwo nzi ikintu Imana yakorera umwana w'umuntu. Ntabwo nzi ijambo Imana yakoresha. Ntabwo ndizi. Ntabwo nzi ijambo Imana yabwira abapasitori. Ntabwo nzi ijambo Imana yabwira abapotre n'ababisho. Ntabwo nzi ijambo Imana yabwira abakuru b'ibihugu. Ntabwo nzi ijambo Imana yabwira abahanuzi. Ntabwo ndizi. Imivumo iterwa no kutumvira Uhoraho. Biri no mu Balewi 26 14 kugeza 39. Turahera ku murongo wa 15. Nasabwe kubasomera. Ndakoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ngo ariko nimutumvira Uhoraho Imana yanyu, ngo mwubahirize amabwiriza n'amateka ye yose abashyikirije uyu munsi, ngo azabateza iyi mivumo yose ibokame. Iyi mivumo ni yindi irimo gukora association. Azavuma abatuye mu mujyi n'abatuye mu cyaro. Koma. Azabavuma mu buri byo muhunika n'ibyo muteka, sinzara. Azabavuma mu bingumba. Icyo ntago mucyumvise neza. Ubutaka bwanyu burumbe n'amatungo yanyu yose ye kororoka. Abo mvugana nabo barahari. Azabavuma mu majya no mu mazi, mwinjira bababwira ngo ni muri ya daso, mwishyura y'ibishingwe, musorere FPR, murihira amahene ya perezida, mwongere murihire n'inkoko za ministry. Azabavuma mu majya no mu mazi, mugenda mwongera mugaruka musanga bahagize ngo mwishyure n'intuza n'ibindi ntasi. Nimucumura mukimura Uhoraho, azabaterereza umuvumo mushoberwe. Mwe kugira icyo mugeraho mu byo muzagerageza gukora byose, ndetse ntazatinda kubarimbura burundu. Mwabyumvise? Uhoraho azabateza indwara z'icyorezo cyore ibatsembe, mushirire mu igihugu mugiye kwigarurira. Abigaruriye ibihugu ngo barutashye, murabyumva neza. Mbabarira. Igihugu yewe ngo mwigaruriye ye. Uhoraho azabateza indwara zo kuzongwa n'iz'umuriro, n'ibibyimba, n'icyokere, n'amapfa, na cyumya, n'urugombyi. Ibi noneho ntabwo nzi. Niyo muvumo noneho irugombyi ntabwo nduzi. Umva, bizabokama bibarimbure. 23. Azabima imvura maze ubutaka bukakare bumere nk'urutare. Yesu. Aho kugusha imvura mu gihugu cyanyu, Uhoraho azagusha umukungugu n'umusenyi kugeza ubwo muzarimbukira. Buri wese agende yiyumva imivumo imuriho ikora association. Uhoraho azatuma mutsindwa n'abanzi banyu, nubwo mwakwishyira hamwe mukabatera umujyi umwe, muzahunga mukwirwa imishwaro. Bizatera ibihugu byose byo ku isi kumirwa. Imirambo y'abapfuye izaribwa n'ibisiga n'inyamaswa kugira ubyirukana. Uhoraho azabateza indwara zidakira nk'ibishyute yateje abanyamisiri, no kuzana amagara, no gusesa ibihushi n'urushimba. Bimwe ntabwo mbizi. Uhoraho azabateza ubuhumyi n'ibisazi no gushwiragira. Data we. Muzarindagira nk'impumyi ku manywa y'ihangu. Ntimuzahigwa mu byo muzakora byose.
muzakandamizwa musahurwe ibyanyu ibihe byose kandi he kugira ubatabara. Umva yewe umuvumo wundi urimo gukoresha association. Uzasaba umugeni ariko undi amusambanye ku ngufu. Uzubaka inzu ariko we kuyituramo. Ariko iyi mivumo ntabwo yageze ku banyarwanda, iyi irimo gukora association. Uzatera imizabibu ariko we kurya imbuto zayo. None ntabwo bababwira ngo ni muhinge iriya FPR, ntibabwira ngo ni muhinge ariko ngo ntihagire n'ufataho ngo babijyane muri association nyabu mukicwa n'inzara mwahinze. Ngiyi imivumo irimo gukora association. Inka yawe bazayibagureba ariko we kuyiryaho. Indogowe yawe bazayinyagureba be kuyikugarurira. Intama zawe zizagabizwa abanzi bawe he kugira ugutabara. Mvuga 32 mfitanye nawe amateka. Abahungu bawe n'abakobwa bawe bazagabizwa abanyamahanga babagire inkorera gahato. Uzamara umunsi wose ureba aho barengeye wiringiye ko bagaruka bibi by'ubusa. Abanyamahanga mutigeze kumenya bazarya ibyo mwejeje, banasahura ibyo mwaruhiye byose. Bazahora babakandamiza, babanyunyuza imitsi. Ubu ngubu nta n'umwe urimo kumva ko ibigiye byamugezeho. Birimo gukora association rero noneho yo kumaraho. Ibyo byose muzabona bizabatesha umutwe. Uhoraho azabateza ibishyute bidasanzwe kandi bidakira ku mavi no ku maguru, ndetse bikwira umubiri wose uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe. Mwebwe n'umwami muzaba mwiyimikiye. Halo! Uhoraho azabagabiza abanyamahanga mutigeze kumenya, yaba mwebwe yaba basogokuruza. Bazabajyana mu gihugu cyabo muyoboke imana zibajwe mu biti no mu mabuye. Muzahinduka urw'amenyo n'iciro ry'imigani n'isuzugurwa mu mahanga yose Uhoraho azabatataniriza. Zamo. Umva se, muzabiba imbuto nyinshi ariko musarure bike, kuko inzige zizabirya. Muzatera imizabibu muyihingire ariko ntimuzasarura imbuto zayo, ngo munywe na divayi yayo, kuko kagungu izayirya. Muzagira iminzenze mu gihugu cyanyu cyose ariko ntimuzakoresha amavuta yayo, kuko imbuto zayo zizajya zihunguka zitarera. Ariko mana yanjye, muzabyara abahungu n'abakobwa ariko ntimuzabagumana, kuko bazajyanywaho iminyago. Inzige zizatsemba ibiti byanyu byose n'imyaka yanyu yose. Abanyamahanga batuye muri mwe bazagenda babarusha gukomera, naho mwebwe mugende murushaho gusubira inyuma. Bazajya babaguriza ariko mwe ntimuzabona icyo mubaguririza. Aho kugira ngo mubategeke nibo bazabategeka. Nimutumvira Uhoraho Imana yanyu ngo mwubahirize amabwiriza n'amateka yabahaye, azabateza iyo mivumo yose ibokame kugeza aho muzarimbukira. Igihe cyose iyo mivumo ikabije izaba ibagezeho cyangwa igeze kuba bakomokaho, muzamenye ko ari Uhoraho ubahannye. Uhoraho nabaha umugisha muri byose, ariko ntimwishimire kumuyobokana umutima mwiza, azabagabiza abanzi banyu mubakorere muri abatindi nyakujya. Mutagira icyo kurya n'icyo kunywa n'icyo kwambara, bazabakoresha imirimo y'agahato kugeza igihe muzashirira. Uhoraho azabateza ingabo ziturutse mu gihugu cya kure zivuga ururimi mutumva, zize zihorera nka kagoma. Zizaza zarubiye, zituba abasaza, zidafitiye n'abana imbabazi. Zizarya amatungo yanyu n'imyaka yanyu, ze kugira icyo zibasigira, zaba ingano, yaba divayi, yaba amavuta y'iminzenze, yaba amashyo cyangwa imikumbi, kugeza aho zizabarimburira. Mana we, zizagota imigi yose yo mu gihugu Uhoraho Imana yanyu azabaha, kugeza ubwo zisenye inkuta ndende. Zisenye inkuta zahe ndende, zisenye inkuta ndende ntamenwa zikikije mwiringiraga. Ngiye gusubira muri 52 Izo ngabo nyine ngo zizagota imigi yose yo mu gihugu Uhoraho Imana yanyu azabaha, kugeza ubwo zisenye inkuta ndende ntamenwa ziyikikije mwiringiraga.
igihe zizaba zabagose zizabateza akaga kugeza ubwo muzarya abana uhoraho Imana yanyu azaba yarabahaye. Kurya abana. Umugabo wo muri mwe w'umugwaneza kurusha abandi kandi wabayeho neza cyane azirengagiza umuvandimwe we n'umugore apfumbase n'abana asigaranye, nta n'umwe azakunyama z'abana be azabarya, nta kindi azaba asigaranye, kubera abanzi bazaba bagusa imigi yanyu yose bakabateza akaga. Ariko utaba afite umutima we ntabwo yahinda umushyitsira. 56 abagore ba keske vous prenez, abagore mwese b'abanyamagambo, abagore b'abapinzi b'ibipinzari, abagore babuze ihishurirwa, abagore dore 56 abagore, dore umuvumo ugiye kubagereho, dore utega amatwi. Umugore wo muri mwe wabayeho neza cyane bigeze aho adakoza n'ibirenge hasi, akaba n'umugwaneza, azirengagiza umugabo we apfumbase n'abana be. Umuvumo 57. Azihisha arya ingobyi n'uruhinja amaze kubyara, kubera inzara yaciye ibintu. Ako niko kaga muzagira igihe abanzi bazaba bagose imigi yanyu. Muramenye rero muzakurikiza amategeko yose yanditse muri iki gitabo, kandi mutinye uhoraho Imana yanyu nyirikuzo n'igitinyiro, naho ubundi azabateza ibyago bikaze bibokame n'indwara zikomeye zidakira mwebwe n'abazabakomokaho. Za ndwara zose yateje abanyamisiri mwazibona zikabatera ubwoba, azazibateza namwe zibokame, ndetse azabateza n'izindi ndwara n'ibindi byago bitanditswe muri iki gitabo cy'amategeko kugeza ubwo azabarimburira. Nababwiye nyitangira ko ngo imivumo yakoze association yo kugira ngo ihere mu bategetsi hejuru imanuka, kandi ntago biri buhagarare kuko protection y'Imana yavuyeho, kurinda kw'Imana kwavuyeho. Nubwo muzaba munganya ubwinshi n'inyenyeri zo kwishuru, muzasigara muri bake cyane muzize kutumvira uhoraho Imana yanyu. Uko uhoraho yishimiraga kubagirira neza no kubagwiza, ni nako azishimira kubarimbura no kubatsemba. Ntimuzongera gutura igihugu mugiye kwigarurira. Uhoraho azabatatanyiriza mu mahanga yose yo kwisi, kandi nimugerayo muzayoboka imana zibajwe mu miti no mu mabuye mutigeze kumenya, yaba mwebwe yaba basekuruza. Ndetse muri ayo mahanga nta mahoro n'umutekano muzahabona, ahubwo Uhoraho azatuma muhora muhagaritse umutima mwihebye kandi nta byiringiro. Urupfu ruzahora rubugarije, mutinye ijoro ndetse n'amanywa abakura umutima. Ibyo muzabona nibyo muzibwira bizabatera ubwoba. Nibucya muti ntibwira, nibwira muti ntibucya. Uhoraho azatuma mujyanwa n'amato musubire mu Misiri, aho nari narababwiye ko mutazasubira. Nimuhagera muzifuza ko abanzi banyu babagura. Iki kintu cya nyuma we, muzifuza ko abanzi banyu babagura kugira ngo mubabere inkorera gahato, ariko nabo ntibazabakundira. Umva umuvumo wakaraha butaka urimo gukora association. Yewe we, muzifuza ko abanzi banyu babagura. Kwifuza kugurwa n'umwanzi, kandi nawe bamwinginga ngo umukore akugure ujye gukorera gahato, ntago ngo azagukundira, ntago azabagushaka. Ibi biri no mu Balewi 26:14 ho rero Uwiteka agenda avuga ko azajya kuba inshuro 7. Igihe cyose azajya avuga ntimumvire agakuba 7 ni inshuro enye yavuze ko agenda kuba 7. Musome no mu Balewi 26:14. Ibi nabwo kubisoma nkabirangiza, ntago ari byiza kubisoma, nta nubwo ari byiza kumva mu matwi, nta nubwo nawe binejeje. Ikibazo kiravuga ngo ko imivumo yakoze association kandi myinshi yagiye igera ku Banyarwanda no ku Barundi. Iyi mivumo myinshi ngo yagiye igera ku Banyarwanda no ku Barundi, none yirundanije hamwe gukora association. Impamvu yamenye ko Uwiteka yavanyeho protection, igiye kwirundanya. Buri wese ufite ikimukurikiranyeho, buri wese ufite icyasha
buri wese urimo kuregwa, buri wese umwuka w'Imana arimo gushinja, urumva ko abategetsi b'ibi bihugu ntacyo bavuga, ni abicanyi, ni abajuru bariho amaraso. Urumva ko abayobozi b'amadini ntacyo bavuga, ni abagambanyi bemeye kubahiriza, bemeye gufatanya n'abicanyi. Ntabwo bashobora kuvuga bati ibintu bimeze gutya na gutya na gutya, ngo ubivuze aba akoze politiki. Ubwenge bwaracuramye, ubwenge bwaracuramye. Muhisemo kuruhiranya, ni kurushywa no kubaka no guhunika no kurundanya. Nta bwishingizi mufite. Ubwishingizi umuntu arabubabwira, mugahitamo umuvumo ukabavugisha ibyaye n'ibyaye. Amatwi yanyu nafunguke, amaso yanyu narebe ibihugu murimo. Kuki mudahishurirwa n'amaraso ari kuri ubwo butaka bw'u Rwanda, ubutaka bwirwa bugotomera? Kuki mudahishurirwa yemwe? Kuki mutamenya? Kuki mudasubiza amaso inyuma? Kuki mwebwe mwafashe igihugu mu Rwanda, mwebwe kuki mudasubiza amaso inyuma ngo mwibuke ukuntu mwinjiye mu gihugu? Kuki mutarimo kureba iyo myaka yose yakurikiye amaraso mwagiye mumena? Kuki mutarimo kubireba? Kuki mutagira kenge ngo muvuge mutariko ibi ngibi koko twaruhiye? Itangazo ryanyu rero, protection yavuyeho noneho, nta gutegereza kugihari. No, igihe cy'Uwiteka cyageze. Abo baho Uwiteka bagiye kwinjira mu bishya. Abamusuzuguye n'abagiye kubasuzugura agasuzuguro karenze ubwenge bw'umuntu, kandi bije byihuta, bifite speed irenze uko ushobora kuba wayitekereza. None urakora iki? Ubu urimo uratekereza iki? Urimo kumva aya magambo, urimo kumva n'izi nkuru z'imivumo yakoze association, urimo kumva n'izi mfu zamanukiye mu bategetsi b'ibi bihugu, ko mugiye kuzumva amatwi yanyu agacura injereri. Bapingaye mwebwe murwayi iki ko muhora mubwirwa ngo nimwitungane, nimwikiranure n'Imana, nimwakire Kristo Yesu mu bugingo bwanyu, nimwemere ko yabapfiriye ku musaraba, ayo maraso abahanagureho ibyo ngibyo, mwatura ibyaha byanyu, mwuka w'abatsinda bemeze, mubyemere. Kuki mudashaka Yesu? Murashaka Yesu upfuye w'abanyamadini. Abanyamadini babwira ngo muze ngo Yesu atanga amazu n'amamodoka, ngo ni muze ngo Yesu ngo atanga ngo abagore, ngo kagira ngo yapfuye yambaye ubusa batararongoraga, yapfuye yambaye ubusa, se nta mazu yarahari, n'urusengero rwa Yerusalemu ko rwari ruhari. Murashaka amadini ababeshya, haba ngo Yesu yarapfuye ngo twambare neza, iri seshyano. Yesu yarapfuye ngo dutware imodoka, mwami Kristo tugirire imbabazi. Yesu yarapfuye ngo twubake amazu. Ubugingo butagira icyaha yasheshe kugira ngo wowe ubone ubugingo nanjye, nibwo gererana n'izo takataka wowe. Ibyo byondo nibyo yapfiriye mwami w'abantu. Yesu yarapfuye ngo uvugwe wowe ngo uvugwe, ngo bagushyire hejuru bakuramye. Yesu yapfiriye ubugingo bw'abantu kugira ngo tutazarimbuka. Niko gaciro k'urupfu rwe. Mutega amatwi mwebwe imivumo yazibagije. Kristo Yesu yarapfuye, yarabambwa arapfa, yambaye ubusa ku manywa, bene wabo bamureba ubusa. Ntabwo yapfuye wowe ngo kugira ngo ngugure ikibanza wubakemo idini. We uzajye gupfobya ibya so na nyoko. Ariko urupfu rw'urutinya, urupfu rwe urwubaye.
mwanze kwihana. Ijambo ry'Imana mwararihindanije. Kristo Yesu yahindutse igicuruzwa. Ngwino araguha ikisi, ngwino araguha. Ariko kugira ngo mubwire abantu ko yapfiriye ubugingo, yarapfuye kugira ngo tutazarimbuka, kuko umurimbuzi arahari. Yarapfuye kugira ngo tutazasanga umwanzi we. Yaramuhemu, yaramutsinda kumugaragara amuhemura. Kristo Yesu, Mana we, dore impamvu imivumo yakoze association. Nuko mwanzi umwana w'Imana nzima, mumubangikanya n'ibigirwamana. Mwa abanyamadini mwe mupfuye nabi. Mwebwe igihugu cyanyu muzi uko kimeze. Mwebwe muzi ko abayobozi banyu, abategetsi banyu ari abicanyi. Bararabica, birirwa bica, baherekera bica, mukarenzaho, mugafungura Bibiliya, mukavuga ubusa. Mwebwe mivumo yakoze association ni mwebwe iziye. Mwebwe irabakusanya, irabasumira nijoro, irabasumira ku manywa. Hagira bavamo, mwature, muvuze induru, muvuze akamu ko mwahemukiye uwabagabiye, mwahemukiye uwabahaye agakiza, mwaramuhemuje ku mugaragaro, mwamukojeje isoni. Uravuga Yesu abantu bagacira, uravuga gukizwa abantu bakinuka, uravuga abarakora abantu bakacira hasi kubera mwebwe. Imivumo yakoze association, imivumo yose mbasomeye yakoze association yo kugira ngo iprofite yahawe umwanya, kuko protection y'Imana yavuyeho. Ibi bintu birabwirwa abanyabwenge. Yes, ariko Yosuwa amaze kubona imitima y'Abisirayeli yaravuze ati jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka gusa. Ntabwo mbizi icyo mutekereza kuri ibyo bizu mwubatse. Ntabwo mbizi iyo muvuga ngo muri amahoro. Ntabwo mbizi iyo muvuga ngo muratunze. Ntabwo mbyumva. Umuntu yavuze ngo bigiye gusenyuka, ngo umuntu aba afite ishyari. Ariko koko waba upfuye ute kugira ishyari ry'ibintu biriho amaraso? Ishyari ry'amaraso y'Abanyekongo mwinshi, ishyari ry'amaraso y'Abatutsi n'Abahutu mwinshi, noneho umuntu akagira ishyari ryabyo. Ubwanyu nta nubwo mushobora no kwigirira n'ishyari ryabyo. Birahanuka, sinzi igihanuka mbere, niba rimwe, niba ari byo, niba muhanukira rimwe, ntago mbizi. Icyo nzi ni kimwe, nuko nabwiwe ngo byihuse, ifu zihuse zabo bategetsi, zabo bagore beza, none bafite amatayi, none bagiye kuba viora, zabo bana b'ibisage, none imivumo yirundanije yakoze association bien, kuko ni igihe cyayo. Mwayihaye urwaho, connection yayo yose niyo mufite. None icyabakingiraga, kuko Uwiteka arategereza kugira ngo hari icyo mwakora. Niyo mpamvu buri gihe tuvuga, niyo mpamvu twahindutse iciro ry'imigani ngo mbese buri gihe n'ibyahoramo, mbese nanone arongera arabigaruye. Ariko nibura ukabyumva, nubwo urimo kubituka urabyumva. Ibyo nibyo bikubyarira urubanza. Urwo ni rwo rubanza. Wishakiye dosiye, uyihera nimero, uyiha ingingo, ni urubanza wikoreye wowe. Wagenjeje icyaha, urishinja icyaha, uba ugiye kuzajya imbere y'urubanza, kuko wumva ibingibi. Urabyumva, ukabyita politiki, ukabyita n'ibisazi,
ukabyita n'ibindi. Izo ni ingingo ushyira muri dosiye yawe zigiye kugucira urubanza vuba cyane, ntabwo bigutsindira. Iyo mpamvu mbasaba yemwe abumva, mwebwe abafite umutima mwumva, ndabinginze, imivumo yakoze association, ubutaka yakoreho protection. C'est fini. C'est fini. Abahamagawe mube maso, abahamagawe tube maso. Satani yiyundiye marayika w'umucyo, yashatse azanye utuyeri two kuyobya n'intore za Kristo niba bishoboka. Ayi no. Abategetsi b'ibihugu bagiye gutera, hateye ubwihebe guhungetwa muri iyi mivumo twavugaga yatangiye gukora association. Nago mwayumvise se? Rwanda, Burundi, Kongo, isibaniro. Nago muzi ko muri Ezekiel 9 ahasoza ngo marayika yahereye kuri abo basaza ngo bari imbere, bari mwihekara, bari muri iryo muri ayo madini ya uteka yavanyeho protection. Ni igihe cye akimanza zitabera. Ab'imivumo rero, ab'imivumo yakoreyeho association kugira ngo isoze igikorwa cyayo cyo kugenda ireba nyine abo ngabo kugira ngo irangize mission. Nyamureka mwebwe muhagaze neza, mwirinde mutagwa, twirinde tutagwa. Ntabwo byoroshye, ndababwiza ukuri. Satani yidegije un ange de lumière. Abadayimoni bigize abana beza, nabo barimo baravuga, nabo barimo barahanura, nabo barimo bararotesha, nabo barimo barereka, nabo barimo barakoresha ijambo. Mana, twongerere ubwenge, twongerere discernement, kurobanura imyuka, kuko ibintu biravangavanze. Ntabwo umuntu akimenya niba Imana ivuze, ntabwo umuntu akimenya niba Satani ivuze. Nibyo bihe tugezemo muri iki gihe cyo imivumo yakoze association, yakoze ishyirahamwe ryo kugira ngo rikore ryihutisha cyane izi ngabo zitavuga ururimi rw'ikirundi cyangwa rw'ikinyarwanda. Umenya nta n'igiswahili zizi, zageze ku muryango guhirika ibyo ngibyo biriho amaraso, guhitana abo ngabo bariho amaraso. Ko ni ukuri, nutabyemera byo bizakwemeza. Niko bimeze. Uti iyi mirongo niyo mu isezerano rya kera. Yego, irabwira abanyamuhamagaro ba Israeli aribo batwebwe muri iki gihe ko nibatumvira Imana. Kristo yaratari yanaza, Yesu yaratari yajya ku musaraba. None ko Yesu yagiye ku musaraba, iyi mivumo nikora association igasanga nta maraso y'umwana w'intama akuri wowe, awira gusiga amahoro. Wumvugana nawe ariko arumva
niyo mpamvu mwese abashaka gukizwa, abashaka ko imivumo itabareba, niba ariho ibavaho, hari ikibikuraho cyonyine gusa. Ni amaraso y'uwabambwe, ni amaraso y'uwatambwe, ni amaraso ya Mesiya, ni amaraso y'umwana w'Imana yameneye ku musaraba. Niyo yonyine ashobora gucecekesha, niyo yonyine ashobora kudukuraho ibi, niyo yonyine yatugize gutya. Bagira ngo ntayo twari dufite se, ariko igenda ihunguka none tugahabwa n'amasezerano yabo twabyahisha, nabo bakagendera muri ubwo bushyuhe, wenda nta n'icyo bakoze. Nguki nyine iyi mivumo irareba abana, irareba abo ngabo nyine batihannye, irareba abo ngabo batazi amaraso yera ya Yesu Kristo yameneye ku musaraba. Iyi Nyabihanga hakurya ya World City, yewe uwo mvugana nabo, mwitegure mwese iyi association muyiburizemo, ntibabone nizika kureba iyi association, kubera ko protection yavuye ku biyaga bigari, protection yavuye protection yavuyeho. Mugiye kumva inkuru zo mu Rwanda, mwebwe mwumvise burone byavuyeho. Ni wazi uburinzi kuri abo ngabo gusa bafite ikimenyetso cy'amaraso, amaraso y'umwana w'Imana yamenwe ku bwawe nanjye. Ngaya atuma mvuga, ngaya yanyejeje, ngaya yampinduye mushya, ngaya ayuwe yemwe, ngayo ayandemye bushya. Nkaba ntakibarirwa muri bya bindi bya kera atari yanyeza. Muri he abashaka kwakira Yesu Kristo, muri he abashaka kwizera ayo maraso ngo mupfukame yewe ya association y'imivumo ni reba amaraso ntago ibasha kwegera. Ndarumvugana nawe. Muri he mwebwe abatari banizera na rimwe, namwe mwari mwarabivuyemo, ariko murwaye iki? Murabivamo, protection baveho, nta kibakingira. Assurance ni yingi nayi, assurance na maraso ya Yesu. Imfu zirihuse, zifite speed imfu zihuse, imfu mu mubiri, imfu n'ubugingo. Muri musubira muri amagambo, musubire muri risengesho rikomeye ry'imbaraga, kandi mupfukame mwubaha Imana. Musubire mu mutima mwami Imana uhoraho. Numvise ko imivumo yakoze association, numvise ko imivumo yakoze ishyirahamwe ryo kugenda rireba ahari amaraso, ahari ubugome, ahari uburyarya, ahari ubucyakura, ahari ibinyoma, ahari imizimu, ahari ubugome bwose, ahari ibikorwa bya Satani hose, yakoze association. Ndayitorotse, vuga uti ndayitorotse, ntabwo imbona. Ndizera umwana w'Imana Yesu Kristo, ndizera amaraso ye yameneye ku musaraba i Golgotha. Ndemera ngo ayo maraso anyeze, antunganye. Ndizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nzima. Ndamwakiriye mu bugingo bwanjye aka kanya, kuri itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 2022. Ndamwakiriye ngo ambere umwami, umukiza n'umucunguzi. Nyandukura rero mu gitabo cy'abarimbuka, mvanamo, sinongera kubarirwamo, nshyira mu gitabo cy'ubugingo cyabera bazaraganwa na Kristo. Nta
nakiriye agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Mbaye umwana w'Imana kaka, mbiyeshejwe no kwizera umwana w'Imana Yesu Kristo. Sezeye ubwami bwa Satani nabagamo, ninjiye mu bwami bwa Kristo. Nshizweho ikimenyetso cy'amaraso, ikimenyetso cy'uburinzi. Haleluya. Urakoze data kunyemeye nk'umwana kubwa Yesu Kristo umwana wawe, imfura yawe. Ni izina rye risumba yandi mazina. Tujye gusenga, ngiye gusengera abangaba n'abandi, hanyuma nzana amatangazo nayo akomeye. Urakoze uwera wa Israeli, wakuyeho protection. Imfu zirihuse zirareba, zirafata uwo nguwo udafite ikimenyetso cy'amaraso, nk'uko wabwiye Abayisiraheli Mose uti bwira Abayisiraheli bica umwana w'intama, amaraso bashyira ku nkomanirizo z'imiryango. Marayika kirimbuzi nahitaho akabona amaraso ahita yihitira, akajyaho atari. Haleluya. Akajyaho atari. Abangaba bagiye mu kimenyetso. Kirimbuzi araje, dore bakuyeho protection. Marayika kirimbuzi ntamugwe, icyo areba ni amaraso. Amaraso ku bana babo, amaraso ku bana bacu, amaraso kuri twe ubwacu. Amaraso y'ikimenyetso. Urakoze kubw'abangaba bavuye mu rupfu, bavuye Gehinomu, bijiye mu bwami bwawe Mwami Yesu. Abana abakozi ba saa 11, abana abakozi ba minuit moins 59 minutes, abana abakozi ba nyuma bakenewe. Yes, abana bahaza amagara kuko bahamagawe igihe cy'imiharamagara. Yego, urakoze kubwabo. Ndagushimiye Mwami, ndaguhimbaje cyane. Urakoze ko iyi association y'imivumo ntacyo tureba, twebwe duhishwe muri Kristo mu Mana. Icyubahiro cyose kandi uragisubirana. Haleluya. Cyose uragisubirana Mwami. Nawe ukomeze kuturindire mu maraso y'umwana wawe. Haleluya. Urakoze Mwami. Icyubahiro ni cyawe. Haleluya. Mwami Yesu urakoze. Urakoze kubw'abangaba bakwakiriye, abangaba bemeye ko ufite agaciro, abangaba bemeye ko ari wowe wabakiza, kandi abangaba bakorane nawe isezerano yuko bagomba kugukorera kurinda bavuye mu isi. Haleluya. Ishyaka ry'inzu yadatariranya, niyo mpamvu Uwiteka yampaye inkota yo kurwana n'imyuka ishaka guhindura ubusa umurimo. Imbaraga z'insinzi y'ikaruvari zahinduye ubusa ubukana bw'umwayiwe. Urupfu rwashikujwe n'imbaraga zari mu maraso. Ntago wapfiriye amazu, wapfiriye ubugingo bwanjye. Ako kuki bagufobya kweli? Niki barwaye? Ishyaka ry'inzu yadatariranya, niyo koko ubapfiriye building izo muri gare. Ubu warapfuye ngo convention center ni wapfiriye. Ariko bana sozuguro wapfiriye ngo amajyambere yo mu Rwanda. Ubu wafashe umubiri kugira ngo upfire amajyambere ya takataka.
nimureke dushimire Imana bera uwirata wese yirata Uwiteka abonye intwari ku rugamba zineshwa abudakeka bakarangiza ibyo ngibyo Uwiteka byerekaniye kugira ngo buri muntu bimubere inyigisho ibyo ngibyo Uwiteka byerekaniye kugira ngo buri muntu bimubere inyigisho association oh Dieu. Qu'est-ce que Haleluya haleluya kuri computer biranze en direct biranze ariko reka mbahe amatangazo abazumva audio reka mbahe amatangazo ya direct mbuze connexion reka hari hasigaye amatangazo reka abazumva audio reka mbahe amatangazo nayo guhamagara abagore bashaka kujya mu bagore bahishuwe n'abagabo bashaka kujya mu bagabo bahishuwe niyo matangazo yarasigaye reka nyabahe abagore bakijijwe bifuza kujya mu bagore bahishuwe mwabaza kuri WhatsApp nimero guteranya 41 77 81 31 61 5 abagore bashaka bakeneye kujya mu bagore bahishuwe mwabaza kuri WhatsApp nimero guteranya 41 77 81 31 61 5 hanyuma abagabo nabo bashaka kujya mu bagabo bahishuwe mwabaza kuri WhatsApp guteranya 44 74 04 36 17 60 ndasubiramo ku bagabo bashaka kujya mu bagabo bahishuwe mwabaza kuri guteranya 44 74 04 36 17 60 rero n'abagore bashaka kujya mu bagore bahishuwe kuko birakomeye cyane no kuri abumva umwuka w'Imana abashyira mu bagore bahishuwe karibu kuri ziriya muzabaze hariya n'abagabo bahishuwe muzabaze hariya rero abo turi kumwe abazumva audio ariko abari live mbuze connection ubwo ngubwo naho utaha mwanzi aratsinzwe mu by'ukuri aratsinzwe kuko connection ku bari live ibuze hasigaye amatangazo Yesu aduhana umugisha.